Kera, ariko wumve ngo kera cyane nko mu myaka 2000 ishize, hari umugabo w'umukire wari ufite umugore mwiza cyane. Uwo mugore we mwiza yari yaramukundiye, aramukunda rwose, bakibanira mu mahoro ndetse n'umunezero. Gusa nubwo babanaga mu mahoro ndetse n'umunezero, bahoranaga agahinda kuko batagiraga umwana n'umwe. Igishoboka cyose bari baragikoze kugira ngo babashe kugira urubyaro, ariko byaranze. Bityo rero umugore yigira inama yo gusenga, akajya ahora asenga buri munsi asenga, ariko nabyo biranganya busa, bibaye ubusa, bakomeza kubura urubyaro. Mu gikari cy'urugo rwabo habagamo igiti kinini cyiza cy'inganzamarumbu. Nuko umunsi umwe mu gihe cy'urubura n'ubukonje bwinshi, wa mugore yicara munsi ya cya giti atangira guhata ibirayi. Nuko ahata ikirayi cya mbere, ahata ikirayi cya kabiri, uko yagahase yikata urutoki. Nuko igitonyanga cy'amaraso kirahubuka kikubita hasi ku masimbi. Nuko amaze kwikata urutoki abonye ukuntu amaraso yatonyangiye hasi, araganya ati, yaba nibyariraga umwana usa umutuku nk'aya maraso yanjye, ubundi agasa umweru nk'aya masimbi amaraso yanjye aguyeho. Akimara kuvuga ayo magambo, yumva umutima uramusimbutse nk'aho ibyifuzo bye bisubijwe. Nuko arangije arahaguruka yisubirira mu nzu, gusa agenda yishimye. Nuko hashira ukwezi. Nyuma y'uko kwezi, amasimbi n'urubura byari byaraguye byose birayonga, nuko ubutaka bumeraho ubwatsi bwiza. Iminsi irashira n'indi irataha, ibyatsi biruma, birongera birera, ibiti birahundura, ibihe bikomeza kugenda bisimburana. Nuko wa mugore arongera asohoka mu nzu ajya kwicarira munsi ya cya giti cy'inganzamarumbu. Cyari cyaragize amababi meza ndetse kinafite umuhumuro mwiza. Akomeza kuzenguruka hafi yacyo, hashize akanya asoroma imbuto zari hafi aho ngaho, atangira kurya. Muri ako kanya ahita amera nk'urwaye, akomeza kwihagararaho, ariko hashize akanya ahamagara umugabo we. Umugabo aza yiruka, amaze kwegera hafi aho, wa mugore amubwira ari kurira ati, nyaboneka nubona ngiye gupfa, uzambabarire unshyingure munsi ya kino giti cy'inganzamarumbu, ndabigusabye. Nuko akimara kuvuga ayo magambo arazanzamuka, ubundi ubuzima burakomeza. Nuko hashize ukundi kwezi, wa mugore abyara akana, akitegereje asanga karasa umutuku nk'amaraso, yewe karasa umweru nk'amasimbi kumwe yabisabaga. Ibyishimo biramurenga biramwica. Nuko apfa ubwo kubera ibyishimo. Nuko mu gahinda kenshi umugabo wagenza nk'uko yamusabye, amushyingura munsi ya cya giti cy'inganzamarumbu. Umugabo yicwa n'agahinda, ariko hashize iminsi bya kigabo yigira inama yo kuzana undi mugore. Nyuma y'igihe gito azanye uwo mugore, babyarana umwana w'umukobwa. Wa mugore wapfuye we bari barabyaranye umwana w'umuhungu usa umutuku nk'amaraso, agasa umweru nk'amasimbi nk'uko nyina yari yarabisabye. Uwo mugore wa kabiri yakundaga uwo mwana w'umukobwa we cyane, ku buryo byatumaga amureba, yareba n'uwo muhungu yasanze, akibwira ati, uko biri kose uno mwana w'umuhungu azakomeza kwitambika hagati yanjye n'umugabo wanjye n'umwana. Ibyo byose yabitekerezaga kubwo gukeka ko imitungo y'uwo mugabo yazava aho ayiha umwana w'umuhungu, aho kugira ngo yibagabanye we n'umukobwa we. Ibyo bitekerezo byo kumva ko uwo mwana w'umuhungu azaragwa bikomeza gushengura uwo mugore, bituma yiga imigambi mibisha yo guhemukira umwana w'umuhungu. Kuva ubwo uwo mugore atangira kujya atoteza ndetse akananiyohagiza uwo umwana abaho mu rugo atishimye. Nuko umunsi umwe wa mwana w'umukobwa aza yirukanka, nuko abwira nyina ati, mawe wampaye icunga ryo kurya. Nuko nyina arishima cyane, areba mu gitebo cyarimo amacunga, ateramo icunga rimwe ararimuterera. Nuko wa mwana w'umukobwa aramubwira ati, none se mawe, umuvandimwe wanjye naza kuza nawe uramuha? Ubwo umwana w'umukobwa yavugaga wa mwana w'umuhungu basanze mu rugo. Nyina yumva biramurakaje cyane, ariko yihagarara ati, yego rwose naza kuza kuva ku ishuri ndamuha. Akivuga atyo arungurutse mu idirishya, abona wa mwana w'umuhungu hirya mu marembo arinjira. Akimubona kandi amaze kwemerera umwana we ko ari buze nawe kuza kumuha ku icunga, abura uko yifata kandi atarashakaga kumuha, niko guhita yigira inama ashikuza wa mukobwa w'icunga nawe araribika. Nuko aramubwira ati, ubwo wemerewe kurya musaza wawe atararya. Muri ako kanya wa mwana w'umuhungu aba yinjiye aho mu nzu. Nuko wa mugore amwibwirishwa bya nyirarurishwa ati, ese mwana wa, ntabwo waba ushaka icunga? Umwana w'umuhungu aratungurwa cyane kuko yari azi ko asanzwe amwanga. Nuko aramubwira ati, ni ukuri mawe, ndaryakirana ubwuzu kandi murakoze. Wa mugore akomeza kwihagararaho kuko yangaga uwo mwana, ariko mu ntekereza aribwira ati, wamujyana ahantu nkamwica. Nuko arangije aramubwira ati, niba urishaka rwose ngaho unamaweho icunga rimwe muri ako kabati. Mu gihe umwana w'umuhungu acyunama, umugore afata umupfundikizo w'akabati awumutsindagira ku mutwe, umwana w'umuhungu agwaho. Amaze kumwica ahinda umushyitsi, arangije araganya ati, yaba byashobokaga ko nta muntu n'umwe umenya ko nishuye umwana. Niko guhita yigira inama yirukanka ajya mu nzu, azana agatambaro k'umweru akagarukana yirukanka, afata wa mwana w'umuhungu akamuhambira mu ijosi kugira ngo ahishe aho yari yakomeretse, ubundi amwicaza ku ntebe, amufatisha icunga mu ntoki. Nuko hashize akanya wa mwana w'umukobwa nawe araza aje kureba nyina. Ageze aho yari arasanga aricaye ari kureba inkono iriho amazi ari gutogota. Nuko abwira nyina ati, mbonye wa muvandimwe wanjye yicaye hariya hirya,
yicaye afite icunga mu ntoki kandi ameze nk'ufite ikibazo. Namusabye ngo ampe ku icunga rye ntiyansubiza, numva ndikanze. Nuko nyina aramubwira ati humura, buriya nuko yakwihoreye, subirayo wongere umusabe, nakwima umukubita igipfunsi mu matwi. Nuko wa mwana w'umukobwa asubirayo yiruka, maze abwira musaza we ati muvandimwe, mpiryo cunga ufite. Cwe undi aramwihorera kuko murabizi neza yari yapfuye. Nuko nk'uko nyina yabimubwiye amukubita igipfunsi mu matwi. Akimukubita igipfunsi mu matwi abona umutwe yikubise hasi ararambaraye. Umwana yibonye arikanga ariruka cyane, yiruka ariranuka abwira mama we ati mawe niyiciye umuvandimwe, mukubise igipfunsi ku gutwi none umutwe wituye hasi. Nuko umwana ararira umusubizo. Nuko nyina nk'aho atayobeye ibyo yakoze abwira umwana we ati wowe gatsindwa we, urabona amahano ukoze, dore wishe umuvandimwe wawe, ariko ntacyo ibyabaye dore ntacyo twabihinduraho, urasabwa guceceka, nta muntu ukwiye kumenya iryo wakoze. Kwa mugore abwira umukobwa we ati kugira ngo se atazamenya uko byagenze reka tumuteke. Nuko bafata wa mwana w'umuhungu baramukatagura baramuteka bashyira mu gisorori. Ariko wa mwana w'umukobwa kwihangana biramunanira, akomeza kurirarira amarira wagira ngo nayo kwarika. Hashize akanya wa mugabo nyir'urugo baratashye, yicara ku meza maze abaza umugore we ati umuhungu wanjye ari he? Umugore we arinumira, naho umwana w'umukobwa we akomeza kurira. Wa mugore ho kugira ngo asubize ahubwo aragenda aterura igisorori kinini kirimo inyama azanira wa mugabo, naho wa mwana w'umukobwa we akomeza kurira. Wa mugabo arongera arashimangira ati mwambwiyeho umuhungu wanjye ari? Nuko nyamugore ati namubonye ashogoshera, yambwiye ko yagiye kwa ba nyirarume ngo azamare igihe kinini, nagerageje kumubuza ariko ariyangira. Umugabo biramutungura agwa mu kantu, nuko aribaza ati none se ubwo yagiye kugira yate ku buryo agenda atanansezeye? Umugore aramusubiza ati ngiye yambwiye ko hakunda, ikindi kandi yambwiye ko ngo azamara y'amezi 6, ngo banza bamufata neza kurusha uko hano tumufata. Umugabo biramubabaza cyane ati uko biri kose nubwo yabafashwe nabi ntago byamubuza kugenda ansezeye. Nuko atangira kurya, ariko abaza umukobwa we ati mwana wanjye wowe se ko mbona urira cyane, ahubwo ntiwaba wakumbuye musaza wawe? humura vuba azagaruka. Nuko ubwo uko akomeza kurya abwira umugore we ati nyongera, akajya arya ajugunya amagufa munsi y'ameza. Nuko umugabo arangije kurya, wa mwana we w'umukobwa arirukanka ajya mu cyumba cye azana agatambaro k'umweru, ubundi azingiramo ya magufa yose wa mugabo yaryaga agajugunya munsi y'ameza. Gusa ariko akomeza kurira. Nuko arangije afata ya magufa ayazika munsi y'ibyatsi, munsi ya cya giti cy'inganzamarumbu. Akimara kubigenza atyo yumva ka gahinda ke karashize na ya marira arashira. Muri ako kanya amababi ya cya giti cy'inganzamarumbu atangira kunyeganyega, amashami yacyo atangira kwizengurutsa, gitangira kuvuza ubuhuha bukavuga nk'amashyi wagira ngo n'ay'ibyishimo by'abantu benshi bari gukoma amashyi. Muri ako kanya hagati mu mababi ya cya giti haturukamo urumuri rusimbukamo inyoni nziza igenda iguruka igana hejuru iririmba indirimbo nziza mu kajwi keza. Ya nyoni ikomeza kuzamuka hejuru, imaze kugera ahita kigaragara cya giti gisubira uko cyari kimeze. Nuko ka gatambaro n'aya magufa birazimira. Nuko wa mwana w'umukobwa ibyishimo biramutaha, yiyumva nk'aho rwose wagira ngo umuvandimwe we yazutse. Nuko arangije yisubirira mu nzu, bamuha ibyo kurya nawe ararya yishimye none atakiri kurira. Nuko ya nyoni yaturumbutse muri cya giti cy'inganzamarumbo iraguruka iragenda yicara hafi y'idirishya, nuko itangira kuririmba iti umubyeyi wanjye yishe umuhungu we, naho data asigara mu gahinda. Gashiki kanjye ko kankundaga cyane yafashe amagufa yanjye yashyira mu gatambaro k'umweru, nuko yashyingura munsi y'igiti cy'inganzamarumbo. Nuko inyoni irakomeza iti none reba ukuntu avuyemo akanyoni keza, ikajwigira. Umugabo w'umucuzi wari hafi aho ngaho akomeza kumva iyo nyoni iririmba ayo magambo, yumva ni byiza, niko gusohoka yirukanka ngo arebe. Mu gusohoka aratsitara, urukweto rwe ruvamo, ariko arakomeza arirukanka agendesha ikirenge kimwe. Ayigeze iruhande, nuko arayibwira ati wanyoniwe, ndumva uzi kuririmba cyane, wakongeye ukandirimbira iyo ndirimbo. Nuko inyoni iramusubiza iti kirazira jye ntabwo njya ndirimbira ubuntu, kugira ngo nongere nkuririmbire uranshakira igihembo, kandi biroroshye. Nabonye mu nzu yawe urimo ucura, wari uri gucura umukufi mwiza wa zahabu, wongenere nanjye nkuririmbire. Nuko umugabo aremera arawuzana, inyoni nayo yururuka mu giti yari irimo yicara hasi, ubundi iratangira irimba ya ndirimbo iti umubyeyi wanjye yishe umuhungu we, naho data asigara mu gahinda. Gashiki kanjye ko kankundaga cyane yafashe amagufa yanjye yashyira mu gatambaro k'umweru, nuko yashyingura munsi y'igiti cy'inganzamarumbu. Nuko inyoni irakomeza iti none reba ukuntu avuyemo akanyoni keza, ikajwigira. Umugoroba umwe umukobwa w'umwami yiteye akitero ke keza, yitera imibavu myiza, yambara n'udukweto twe twiza. Nuko arangije afata inzira yerekera ahantu hari ubusitani bwiza kugira ngo afate akayaga. Umukobwa arakugendeye, akigera muri bwa busitani arabukwa akagezi keza gatemba amazi asa neza. Nuko aragenda arakegera, yicara hafi aho ngaho maze araruhuka. Ariko ubwo mu kujya muri iryo shyamba akaba yari yagiye afite agakombe ka zahabu mu ntoki, agenda agatera hejuru, akagatera hejuru kamanuka kagasama, akongera akagatera hejuru kamanuka kagasama. Bikomeza bityo
gutyo ari nako yiruhukira, ariko aza kugatera hejuru, mu kumanuka karamucika ntiyagasama, noneho kikubita muri rya riba. Kakimara kumanuka mu iriba, karatebera kajya hasi cyane mu ndiba. Agerageje kugakuramo abona ntiyabishobora, bitewe n'ukuntu yakundaga ako gakombe. Akimara kubona ko atakigakuye mu ndiba y'ayo mazi, atangira kuvuga ati, Mana igira neza ko icyangarurira kano gakombe kanjye nakigorera igishoboka cyose, yewe namuha ibyo ntunze, namuha imyambaro yanjye myiza ndetse n'ibikomo byanjye bihenze. Akimara kuvuga atyo, igikeri kirataruka kimwikubita iruhande, nuko kiramubaza kiti, mukobwa w'umwami, ni iki gituma uganya bingana bityo? Ntabwo umukobwa mwiza nkawe w'umwami yakabaye aganya cyangwa ngo yiganyire. Umukobwa ubwo yari yatangiye gutamarira kubera kubura agakombe ke, nuko abwira icyo gikeri ati, wacyo ntazi we se, we wamarira iki n'ubwo bubi bwawe wagikerewe n'amagaragambya? Arakomeza arakibwira ati, dore ikiri gutuma nganya nuko agakombe kanjye kaguye mu mugezi, nkaba ntabasha kugerayo ngo nkazane. Igikeri kiriyumvira, nuko kiramubwira kiti, jyewe rero mukobwa mwiza, ntabwo nifuza imyambaro yawe, ibikomo byawe bihenze cyangwa ibindi bintu by'agaciro byawe. Jyewe icyo nifuza ni kimwe, ndagira ngo nkuzanire kari agakombe wataye mu mugezi, ariko unyemerere ikintu kimwe, unyemerere ko uzankunda, kanjyana tukibanira, tukajya dusangira, mbese nkajya ndara no mu buriri bwawe. Wa mukobwa amaze kumva amagambo y'igikeri araseka cyane ati, ariko wagikeri waba igicucu. Ariko ubwo mu ntekerezo ze aribwira ati, iki gihanya cy'igikeri ntabwo cyabasha gutaragurika ngo kive muri iri shyamba kizagere mu rugo. Reka nkwereke, ngiye kucyemerera ibyo cyifuza byose, undi kimpa akantu kanjye, ndabizi neza ko kitazabasha kungeraho. Akimara kubitekereza atyo, arakibwira ati, nta kibazo rwose, simbuka hariya mu mugezi unzamurira agakombe kanjye ka zahabu, numara kukampa ndagira ngo nkubwize ukuri ko ibyo wansabye rwose nzabyemera, nzabyubahiriza uko ubishaka. Igikeri kimaze kumva ko umukobwa yemeye ibyo kimusaba, kirishima, nuko kirataruka kikubita mu mazi ngo dumburi, kiracubira, kiribira, kimanukamo hasi, kigera kuri ka gakombe kizamuka kigafashe mu kanwa, nuko kigatereka ku nkombe y'uruzi kirakamuhereza. Umukobwa akimara kubona agakombe ke ka zahabu ku nkombe, arishima cyane, arirukanka aragasingira, ntiyaba agitekereje cya gikeri. Nuko arangije arirukanka kibuno mpamaguru, agira ngo cya gikeri kitamenya aho ataha. Arirukanka, arangije yigira iwabo. Naho igikeri aho gisigaye kiramuhamagara giti, mukobwa mwiza, garuka unjyane, dore wari wabinyemereye kandi njye nagukora ibyo washakaga. Ariko bibaye ubusa, umukobwa arakirengagiza, arirukanka arigendera. Nuko umukobwa ageze muhira ariruhutse, ubundi aribwira ati, ndagisize cya gihanya, kizongera kunkura he? Burira ubundi buracya. Ntibukiye gatatu, wa mukobwa yicaye ku meza agiye gufungura, ajya kumva yumva urusaku hanze ngo ga ga ga. Arikanga, akomeje kumviriza neza, agira ngo ni ikintu kiri kuzamuka kimusanga aho yari yicaye mu nzu. Hashize akanya, ajya kumva yumva ku rugi ikintu kirakomanze, nuko kiravuga mu ijwi rituje kiti, mfungurira, nyabuneka mfungurira. Komeza kiti, mfungurira, ni njyewe umukunzi wawe, twahanye isezerano. Ntabwo wibuka amasezerano twagiraniye ku mugezi? Ni njyewe, nyabuneka mfungurira. Wa mukobwa w'umwami amaze kumva ayo magambo, asohoka yirukanka, afungura umuryango, atungurwa no gusanga ari cya gikeri cyicaye hanze kimutegereje. Ubwo kandi bitewe n'igihe cyari gishize, umukobwa w'umwami we yari yaramaze kwibagirwa iby'icyo gikeri n'iby'amasezerano bagiranye. Akimara kugikubita amaso gihagaze mu muryango, arikanga, umuryango awukubitaho, ubundi arirukanka asubiraho yari yicaye. Kubwo umwami ari nawe se w'uwo mukobwa, abonye ko yikanze, aramwegera amubaza ati, mwana wanjye, ubaye iki ko mbona wikanze? Nuko umukobwa asubiza asa ati, ubu ndeba rero, mperutse kujya mu ishyamba gufata akayaga, nari ndimo nkina n'agakombe kanjye ka zahabu ngatera hejuru, kamanuka nkagasama, nuko karancika kikubita mu mugezi. Kikubise mu mugezi mbura uko ngatora. Igikeri kiraza kimbwira ko nikikankuriramo nzakyemerera tukabana, nkagikunda, tukajya turarana. Njye rero nabyemeye nibwira ko kitazabasha kugera hano mu rugo, none ngikiriya ku muryango kiraje. Ubwo mu gihe kiri gutekereza si byamubayeho, bajya kumva bumva kirongera kirakomanze. Kiravuga kiti, mwamikazi wanjye, mfungurira ninjye umukunzi wawe mwagiranye amasezerano kwiriwe, mfungurira nyakugira Imana. Umwami amaze kumva amagambo y'igikeri, abwira umukobwa we ati, dore rero ntabwo ari igihe wakubwiye kugirana amasezerano n'igikeri. Nk'uko ibyo yagisabye cyabyubahirije, nawe hagarara ku ijambo ryawe, dore igenda ugifungurire ubundi kinjire. Ubu umukobwa buri uko abigenza, aragenda aragifungurira, ubundi arakibwira ati, tambuka. Bamaze kugifungurira, kirataragurika, kirinjira, kiragenda kirasimbagurika, cyegera ku meza aho umukobwa yari yicaye ari gufungura. Nuko kiramubwira kiti, dore jye ndi mugufi, mbabarira unterunshyire ku ntebe kugira ngo mbashe kwicara iruhande rwawe mukunzi. Amaze kubigenza atyo, kimara kugitereka ku meza, kiramubwira kiti, ngaho igize hino isahani yawe, ubundi dusangire. Akimara kucyegereza isahani, igikeri kiridagadura, kirarya arumirwa, kirahaga. Kimaze guhaga, nuko kiramubwira kiti, ngaho mukunzi, nterura ubundi unjyane unshyire mu buriri bwawe, unyorose ndyame nsinzire. Umukobwa akomeza gutangara, nuko aragicigatira arakijyana. Akigejeje ku buriri, agiteguriye umusego wacyo, aracyegeka, ubundi aracyorosa, kiraryama kirasinzira. Nuko ubwo igicuku kinishye, cya gikeri kirasimbuka kiva mu buriri,
kirataragurika kirasohoka kirigendera. Wa mukobwa bibonye atyo yicinya icyara ati kiragiye cyo gatsindwa, ntikizagaruka, ntago nzongera guhura nacyo. Ariko Nyabusa yaribeshyaga, kuko bwaje gucya nanone mu ijoro ajya kumva yumva ku muryango ikintu kirakomanza. Kirongera gisubiramo nka mbere kiti nkingurira mukunzi, nkingurira, ni njyewe umukunzi wawe twagiranye amasezerano ku mugezi. Umukobwa arasohoka arafungura, akimara gufungura kiriruka nka kirataragurika, kirongera kiragenda kiryamira mu buriri bwe kirasinzira kugeza mu gitondo. Kirongera kirabyuka kirigendera, kibigira akamenyero. Mu ijoro rya gatatu kibigenza gityo, umukobwa arabyuka mu gitondo, aho kugira ngo asange aryamanye n'igikeri, atungurwa no gusanga aryamanye n'umuhungu mwiza w'amaso atigeze abona. Nuko uwo musore amuhagarara hejuru maze aramubwira ati ubu ndeba rero ntugire ubwoba, umupfumukazi yari yarandoze andoga kuba igikeri kugira ngo mbe mubi, ambwira ko nzakira ari uko hagize umuntu nkunda by'ukuri. Yongeye kandi akemera kundaza mu buriri bwe, gusangira nawe ndetse no kunyemerera kwinjira mu nzu ye. Nuko umuhungu aramubwira ati ikindi kandi ndi umuhungu w'umwami, none kuba warankoreye ibyo ngibyo rero ndifuza kugusaba ikintu kimwe cyonyine cya nyuma. Nagira ngo unyemerere tujyane mu bwami bwa data, mbe umwami nawe umbere umwamikazi, kuko ndumva nta kindi nakwitura. Nuko wa mukobwa w'umwami nawe amaze kubitekereza arishima cyane aramwemerera. Akimara kumwemerera, aho hatunguka indogobe nziza cyane ifite amababa, bayicaraho nuko barigurukira bajya kubana muri ubwo bwami bwiza. Baratunganirwa, sijye wahera hahera ubugira neza bw'umukobwa wasezeranye n'igikeri. Kera mu gihugu cya kure hariho umugabo w'umubaji witwaga Karimunda. Karimunda yibaniraga mu bukene ariko burimo amahoro n'umugore we. Yarabyukaga buri gitondo agafata indogobe ye akajya mu ishyamba gutema ibiti byo kubaza, ubundi agacuruza imbaho. Umunsi umwe ari mu ishyamba yumva urusaku rw'indogobe nyinshi n'abantu bagenda bihuta bagana aho yari aherereye, kandi abo bantu basaga n'abanyarugomo. Nuko Karimunda aribwira ati uko biri kose ibi ni ibisambo, reka nihishe. Nuko ahisha indogobe ye, arangije yurira igiti arihisha. Akimara kwihisha, ba bantu nabo bagera hafi neza y'igiti yari yihishemo. Karimunda arabitegereza neza asanga ni abagabo 40 buzuye. Nuko muri ako kanya abo bagabo batangira gukura imizigo iremereye ku ndogobe zabo. Nuko umukuru muri bo yegera urutare rwari hafi aho ariyamira ati urutare rwa Ndaba funguka. Nuko muri ako kanya akimara kuvuga ayo magambo, rwa rutare ruriyasa rurafunguka. Urutare rumaze gufunguka, bya bisambo byinjiramo umwe na ya mizigo yabyo. Igisambo cya nyuma kimaze kwinjira, wa muryango w'urutare urifunga uraca. Karimunda wahari aritegereza arumirwa, gusa akomeza kwihisha. Maze hashize akanya gato, rwa rutare rurongera rurafunguka, maze bya bisambo bisohokamo. Uwa nyuma amaze gusohoka, umukuru wa bya bisambo ahagarara imbere ya rwa rutare, nuko arongera ariyamira ati urutare rwa Ndaba ongera wifunge. Urutare rurifunga, maze bya bisambo birashogoshera biragenda. Karimunda amaze kubona ko bya bisambo birenze, yururuka cya giti yari yuriye, yegera rwa rutare maze nawe asubiramo ya magambo agira ngo arebe ko rwa rutare rufunguka ati urutare rwa Ndaba funguka. Rumaze gufunguka, Karimunda yinjira muri rwa rutare, ariko atungurwa n'ibyo abonyemo. Yasanze urwo rutare rwuzuyemo zahabu, feza n'andi mabuye menshi y'agaciro. Areba hirya areba hino, maze ateramo imifuka 3. Arangije arasohoka, ageze hanze asubiramo ya magambo umukuru w'ibisambo yavuze ati urutare rwa Ndaba ongera wifunge. Nuko afata ya mifuka yishyira ku mugongo w'indogobe ye, arangije arataha. Ageze imuhira yereka ya mifuka umugore we. Umugore aratangara cyane, maze atekereza ko umugabo we yibye iyo mifuka. Niko kumubaza ati izo zahabu zose wazikuye he? Maze Karimunda amutekereza uko byagenze kose. Umugore we arishima, maze abwira Karimunda ati reka tubare turi umubare wa zahabu zirimo hano. Naho Karimunda ati sigaho, ahubwo reka ducukure umwobo dushyiremo iyi zahabu, tuzayikoresha nyuma. Umugore aramubwira ati ntacyo, we sigara ucukura uwo mwobo, ngiye gutira umunzani wo gupima ibiro by'iyo zahabu kwa Kasimu. Kasimu yari mukuru wa Karimunda, akaba umukire cyane, gusa nanone akagira umutima mubi n'ubugugu. Ntiyari yarigeze y'icyo afasha muri umunawe. Nuko Karimunda yihanangiriza umugore we ati genda ariko uramenye ntuze kumubwira ibya ziriya zahabu, nta muntu n'umwe ugomba kubimenya. Umugore ajya kwa Kasimu gutira umunzani. Kasimu aramubaza ati ese uwo munzani murawushakira iki ko nta zahabu yo gupima mufite? Umugore ashaka ikinyoma mubeshya, ariko Kasimu ntiyashira amakenga. Aragenda afata umunzani, munsi awusigaho ubuki, arangije awuha wa mugore arawujyana. Awugejeje mu rugo, bapima ya zahabu yabo. Barangije kuyipima, Karimunda aragenda ayitaba muri wa mwobo yari yacukuye. Bamaze guhisha ya zahabu yose, umugore atirura wa munzani kwa Kasimu. Ariko ubwo umugore akaba ntiyari yabonye ko munsi ya wa munzani hafasheho zahabu, kubera bwa buki Kasimu yari
yometseho. Ayigejeje kwa Kasimu, Kasimu areba munsi asanga hafashwemo zahabu, maze arumirwa cyane ati sindi gusobanukirwa ahantu aba bakene bakuye iriya zahabu. Bukeye Kasimu arabyuka ajya kwa Karimunda aramubwira ati niko shaka Karimunda we, zahabu ufite wayikuye hehe ko nari nzi kuri umutindi? Akomeje kumutera ubwoba, Karimunda rero aramubwiza ukuri, amubwira aho yakuye iyo zahabu, ariko amusaba kutazagira uwo abibwira. Undi ahubwo aramutitiriza ati njyana aho urwo rutare ruri njye kureba. Bikomeje kwanga amujyanayo. Nuko bukeye Kasimu arazinduka ashorera indogobe ze ebyiri maze azijyana kuri rwa rutare. Arugeze imbere nawe avuga ya magambo ati rutare rwa Ndaba funguka. Nuko rwa rutare rurafunguka. Kasimu abonye ikiri muri rwa rutare arumirwa, ahita atangira gutsindagira zahabu mu mifuka yari yitwaje. Amaze kuzuza zahabu muri ya mifuka ajya imbere ya rwa rutare ngo asohoke. Agize ngo ararusaba gufunguka asanga yibagiwe rya jambo bajya bavuga ngo urutare rufunguke. Aragerageza ati rutare rwiza funguka, rutare rwema funguka. Biranga aheramo. Muri ako kanya bya bisambo bigaruka kuri rwa rutare. Bigeze hanze igikuru muri byo kiti rutare rwa Ndaba funguka. Rufungutse ibisambo bitungurwa no gusangamo Kasimu, niko kwibwira biti uyu ni wowe twibye zahabu yacu. Nuko bamugirira nabi bamutsinda aho ngaho barigendera. Bumaze kwira umugore wa Kasimu ariruka ajya kwa Karimunda gutabaza. Nuko Karimunda yerekeza mu ishyamba kuri rwa rutare. Agezeyo abona indogobe ebyiri za mukuru we, ahita asobanukirwa ko Kasimu bya bisambo byamugiriye nabi. Nuko asubira imuhira abwira umugore wa mukuru w'inkuru mbi, arangije amwihanangiriza kugira uwo azabibwira. Uko iminsi ishira, Karimunda n'umugore we bakizwa na ya zahabu ndetse bakomeza no gufasha umugore wa Kasimu. Batangira kujya bakora n'ubucuruzi maze si ugukira karahava. Hagati aho ariko wa mukuru w'ibisambo akabona zahabu bahishe mu rutare ikomeza kugenda igabanuka cyane. Nuko abitekerezaho arangije abwira umwe mu bisambo ati ugende mu mujyi hose ugenzure niba nta muntu wakize bitunguranye cyangwa akaba agenda yishyura ibicuruzwa akoresheje zahabu. Nuko icyo gisambo kiragenda kijya mu isoko kiritegereza, kigenda kigenzura abantu bose, kiza kubona Karimunda atanga zahabu, niko kumukurikira kugeza iwe. Igisambo kimaze kuhabona gishyira ikimenyetso ku nzu ye, ubundi kiriruka kirigendera. Bumaze kwira umugore wa Karimunda arasohoka ashaka kujya kugaburira amatungo. Asoje agiye kwinjira mu nzu abona cya kimenyetso ku muryango w'inzu, ahinda umushyitsi ahita amenya ko atari ikimenyetso cyiza. Nuko aragenda afata irangi ashyira ibimenyetso nk'ibyo ku miryango yose y'abaturanyi. Mu rukerera bya bisambo byose bijya gushaka kwa Karimunda ngo bigarure zahabu yabyo. Bigeze mu gace biraheberwa kubera ko inzu zose zari ziriho ikimenyetso nka kimwe mugenzi wabo yababwiye. Nuko barashoberwa barataha. Ariko umukuru w'ibisambo we ntiyanyurwa, niko kwihinduranya ajya mu isoko kugira ngo arebe ko yazahabona Karimunda. Aza kumubona aramukurikira amenya urugo atahamo. Bugorobye ajyayo maze arakomanga. Karimunda bari uza kumufungurira. Nuko igisambo kiramubwira kiti nakoze urugendo rurerure nikoreye ingunguru z'amavuta menshi, nagira ngo nkubaze niba utareba ko wayagura kuko bambwiye ko uri umucuruzi ukomeye cyane. Karimunda yibwira ko cya gisambo ari umucuruzi, aracyemerera ati uze kuzana ndebe mbonereho no kuguha icumbi. Bugorobye cya gisambo kizana ingunguru 40 bazinjiza mu nzu kwa Karimunda. Mu gihe Karimunda na cya gisambo bari gusangira baganira ku meza, umugore wajya gutera ijisho kuri za ngunguru z'amavuta ngo arebe. Agezeyo yumva amajwi agira ati ese turasohoka ryari? Akimara kubyumva amenya ko ari umutego bya bisambo byabateze kugira ngo bibagirire nabi. Aragenda ajya mu gikoni ashyushya amavuta, aragenda yasoka muri za ngunguru zirimo bya bisambo, nabyo bipfiramo biraceceka bihiramo. Igicuku kinishye cya gisambo kivaho bakiraje kijya kureba bagenzi bacyo muri za ngunguru kugira ngo basohoze umugambi mubisha wabo. Gisanga bahiriyemo kimenya ko gisigaye cyonyine, nuko gikizwa n'amaguru kiriruka kigenda ubutazagaruka.